bamwe basenga ku isabato ngo udasenga ku isabato ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Udasenga ku cyumweru ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Bisobanura ngo itorero ni umudendezo, ntabwo ryongera gukorera imitwaro. Nko kuvuga ngo tuje muri Noheli gusenga ku munsi wa Noheli, ibyo ribaye itegeko. Kuko utagiye gusenga kuri Noheli ugasenga ikindi gihe wakumvirwa, ariko hari abashobora kuvuga ngo ntiwakumvirwa. Mu Baroma rero ho haravuga kuko ari umudendezo, ibice 12 umurongo wa 5 haravuga ngo umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe akawurutisha iyindi. Nta kibazo Imana igenzura ibyo yakozemo niba binejeje, undi agafata iminsi yose akayihwanya. Icyo Imana ireba ni ibyiza wakoze mu munsi, ntabwo ari izina ry'umunsi. Hari amadini rero akomeye 7 ku isi. Idini rya mbere ni Hinduisme yabayeho kera, rikorera mu Buhindi no mu Buyapani no mu Bushinwa. Idini ryitwa Buddhisme, idini ryitwa Zoroastrianisme rifite icyicaro muri Iraq, idini ryitwa Judaisme ry'Abayuda, idini ryitwa Islamu, idini ryitwa Animisme rya Gihanga kubirabura Gihanga ba Ryangombe, akaba n'idini ryitwa noneho akaba ari 6. None rya Gihanga ubwo si ryo mu Rwanda gusa se arubwo ari ryahandi na buri gihugu kira Gihanga. Yesu ataraza buri Kenya yagiraga Imana, Tanzania ikamugira, noneho Gihanga ni za Gihanga nyinshi, ariko zose zikitwa Animisme. Animisme ni iryo dini rya Gihanga. Ubwo ndavuze ngo hari Hinduisme, Buddhisme, Zoroastrianisme, Judaisme, Islamu na Animisme. Niyo madini akomeye. Christianisme rero baje kuyita idini ariko ititwa idini. Umuntu akwigisha kwambara atakwambika, umuntu akwigisha kurongora atagukwerera. None ibyo bintu bigishiramwe amategeko ni idini. Ubundi Yesu Kristo ntabwo amategeko yashizeho. Urabona akazi niyo nyigisho z'abadayimoni ziri muri Timoteyo ya mbere igice cya 4. Itorero ni umudendezo, ntabwo ryongera gukorera imitwaro. Nko kuvuga ngo tuje muri Noheli gusenga ku munsi wa Noheli, ibyo ribaye itegeko. Kuko utagiye gusenga kuri Noheli ugasenga ikindi gihe wakumvirwa, ariko hari abashobora kuvuga ngo ntiwakumvirwa. Bamwe basenga ku isabato ngo udasenga ku isabato ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Udasenga ku cyumweru ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Mu Baroma rero ho haravuga kuko ari umudendezo, ibice 12 umurongo wa 5 haravuga ngo umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe akawurutisha iyindi. Icyo Imana ireba ni ibyiza wakoze mu munsi, ntabwo ari izina ry'umunsi. Uvuga ngo wakoze neza ku wa mbere arakizwa kandi Imana iramwumvira, n'uwasenze ku wa kabiri Imana iramwumvira, n'uwasenze ku cyumweru Imana iramwumvira. Ariko yabaye iteye uvuga ngo Imana yumva basenze ari uko basenze ku isabato, iba rihindutse idini. Imana yumva basenze ari uko basenze ku cyumweru, iba rihindutse idini. Nta mudendezo. Icyo gihe abantu bahora bikanga rero ngo wa munsi uratambutse ntasenze. Ntumenye ko usenze ku cyumweru no ku wa mbere nawe yumvirwa ngo wasenze ku sabato. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi bagusenga everyday, n'ubundi twongeye kubashimira ukuntu mudahwema kutugaragariza yuko mugenda mudukurikirana, kuko iyo tugiye tubona wenda muri iki gihe gishize igihe twatangire tukabona abantu hiyongereyeho abantu 20, 30, 50, tubona yuko hari ikintu gikomeye muba mwadufashije, ndetse muzajye mudufasha no gusharinga ahantu hatandukanye kugira ngo ubutumwa bugende bugera ahantu henshi hatandukanye ku bantu batabuzi. Twongeye kwakira n'ubundi pasiteri ugiye kutwibwira n'ubundi nk'ibisanzwe ku bantu bashyashya, nibyo mvuga wenda abo mfata nk'abashyitsi abo dusanga ngo baba bamuzi. Pasiteri tugiye kugusaba wibwira abantu bashyashya, nanone unadusengere dutangire utugezeho. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kubw'imbabazi zawe, turi imbere yawe tugiye kuganira amagambo yawe, ubane natwe kandi utiyobore, biramwe imitima ya benshi yumva amagambo ibashe guhindurwa nayo, kandi ubugingo bwa benshi babashe guhemburwa uyu munsi wa none kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Tugiye kuganira uyu munsi wa none, tugiye kumenya itandukaniro riri hagati y'idini n'itorero.
idini n'itorero. Turasoma muri Matayo ibice 15 umurongo waho uwa mbere turageza ku murongo wa 8. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye Yerusalemu babazaho Yesu ari, baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abera, ntibajabike y'abakera, ntibajabike intoke mu mazi bagiye kurya? Nawe arabasubiza ati, arababaza ati, namwe niki gituma mucumura itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuki Imana yavuze iti, kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu mwandyarya. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho zabo bigisha ari amategeko y'abantu. Hariya ku murongo waho wa 16 aravuga ngo, aramubaza ati, mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kija mu nda kikanyura mu nzira yacu, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, ibyo nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoke zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Turareba idini n'itorero. Idini ni uruhurirane bw'amategeko n'imihango abantu bitaho bakabyimenyereza kugira ngo bashake Imana. Nuvuga ngo mu dini umuntu ni ushaka Imana, arishakishije amabwiriza n'amategeko kugira ngo abashe kugera ku Mana, niryo bita idini. Hari amadini rero akomeye 7 ku isi. Idini rya mbere ni Hinduism, yabayeho kera, ikorera mu Buhindi no mu Buyapani no mu Bushinwa. Amadini akomeye na 7 ku isi. Idini ryitwa Hinduism, idini ryitwa Buddhism, idini ryitwa Zoroastrianism rifite icyicaro muri Iraq, idini ryitwa Judaism ry'Abayuda, idini ryitwa Islamu, idini ryitwa Animism rya Gihanga kubirabura, Gihanga ba Ryangombe, akaba n'idini ryitwa noneho akaba ari 6. None rya Gihanga ubwo si ryo mu Rwanda gusa, se ari ubwo ari ryahandi? Na buri gihugu kira Gihanga. Yesu ataraza buri Kenya yagiraga Imana, Tanzania ikamugira, noneho Gihanga ni za Gihanga nyinshi, ariko zose zikitwa Animism. Animism ni iryo dini rya Gihanga. Ubwo ndavuze ngo hari Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Islamu na Animism. Niyo madini akomeye. Christianism rero baje kuyita idini, ariko ititwa idini. Kuko nayo yaje irimo kuramya, ikazamo gusenga, ndetse akabamo no gutamba ibitambo. Bamwe baza kuryita idini, ariko Christianism ntiyari idini, ahubwo yari ubugingo, niryo torero. Andi ni amadini uko ari 6. Iryo rya 7 bita idini ni itorero. Kuko Christianism ntabwo ari idini, ni itorero. Kuko ni ubugingo, ntabwo ari amategeko. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko idini rigendera ku bihango n'amategeko. Na itorero ni umubumbe w'abantu bake bahamagawe, sibo bashaka Imana, ahubwo Imana niyo yabashatse binyuriye muri Yesu Kristo. Nuvuga ngo Imana yabihishuriye binyuriye muri Yesu Kristo. Nta mihango basabwa rero, nta n'amategeko basabwa. Ahubwo hari amategeko y'imirimo, akaba n'amategeko yo kwizera. Hariya mu Baroma igice cya 3 umurongo waho wa 27. Hari amategeko y'imirimo na idini ry'Abayuda, hakaba amategeko yo kwizera ari ryo torero. Ubwo noneho rero
amategeko yo kwizera niyo agenga itorero. Uwo mubumbe w'abantu bake bahamagaye kuva mu bisi kugira ngo baje ukwabo bakorera Imana kubw'umuhamagaro, none Imana ikabihishura muri Yesu Kristo. Ubwo ni Imana yabatoranije, ni Imana yabashatse. Naho ku idini abantu ntibashaka Imana. Noneho rero idini rigaragazwa n'iki? Umuntu ashobora kuvuga ngo ndakora ibi ngo noneho nshimwe n'Imana. Icyo gihe ni mu dini, kuko hari amategeko ugenderaho. Ati kugira ngo Imana inkunde nshikirane nayo nuko nasenga inshuro 10 ku munsi. Undi akaba ati nuko natanga amaturo menshi. Ndaba ati nuko nakwitanga ku nyubako y'urusengero. Ibyo bigendera mu mategeko abwirijwe n'abantu, nibyo bita idini, kuko Imana ntigukunda kubera batazi cya 10 kintu. Ariko maze dusobanurire, uravuze ngo hari mu idini abantu bashaka Imana, abantu bashaka Imana, ariko mu itorero Imana ishaka abantu, yishurira abantu inyuze muri Kristo. Yego, biratandukanye. Mu dini abantu nibo bashaka Imana bagendeye mu mategeko, kandi amategeko y'abantu cyangwa y'Imana y'abantu gute? Kuko hano twasomye ngo ubu bwoko bumvimbarisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Nuvuga ngo ya mategeko y'Imana Kristo amaze kuza yarayasohoje, abona kuba none haya Kristo. Bisobanura ngo Yesu ntabwo yaje gukura amategeko, ariko aya mategeko abayuda bayagenderagaho kugira ngo bashake Imana. Ariko noneho Yesu aje abantu batsindishwa no kwizera Kristo badatsindishirijwe n'amategeko. Kuvuga binyuze muri Kristo ubwo ya mategeko yose ubu yasohoje, kuko ari we mwami wayo. Uwizeye Yesu Kristo rero nta kindi asabwa. Urugero, umwambuzi ku musaraba wihannye, ndi kugereranya idini n'itorero. Umwambuzi ku musaraba wihannye, Yesu yaramubwiye ngo uyu munsi turi bane muri paradizo. Nukuvuga ngo uwo mwambuzi deja yarabambwe ku musaraba hamwe na Kristo, iburyo bwe undi bumoso bwe, Yesu Kristo ari hagati. Ariko watuye neza akatuza mu kanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami kandi akizera mu mutima we k'Imana yamuzuye mu bapfuye ngo azakizwa, yemera ko ari umunyabyaha, yemera ko Yesu Kristo agira icyaha, kandi azirikana ko Yesu Kristo azagaruka mu bwami bwe. Ntiyarara akabatijwe. Yesu aramubwira ngo uyu munsi turi bane muri paradizo. Yaba ryarabaye idini byari kumanza kumubwira ngo banza wigira umubatizo, ugire naho usengera hitwa izina. Icyo kintu rero kiguha amategeko kugira ngo ugere ku Mana, nico bita idini. Nubanga idini ikiranga idini mbese. Ubundi Christianisme ntabwo yari idini. Urugero rw'igaburo ryera, abagatulika baja kwigaburo buri ku cyumweru ko bateranye. Abaneo no ku cyumweru mu cyumweru hagati yo bateranye bapfa guterana gusa n'amaterano ya nimugoroba, iyo bateranye bagira igaburo. None aba Pentecote baja kwigaburo rimwe mu kwezi, abadivantiste bakaja kwigaburo rimwe mu mwaka. Ibyo ntaco bigabanije ku mukristo, nta rico byongereye ku mukristo ko nta mategeko. Icyangombwa ahubwo ni ikiva mu mutima, kwa kwegera igaburo kwawe, kwibutsa urukundo rw'Imana, kwibutsa urupfu rwa Yesu, kwibutsa ko tuzabana na Kristo mu ijuru. Iyo habaye urwo rwibutso, Imana ntibara ngo bagiyeho kangahe. Rero iyo abantu babara ngo kangahe mugatanga formule, ni idini. Neze pastor, abantu noneho bakurikije ibyo byose ariko batagiye kwigabura. Nuvuga ngo ntabwo abantu bashobora gutandukanya idini n'itorero, ahubwo barabivangitiranye ku buryo udashobora kurisesengura. Tuvuge ikiranga idini by'ukuri. Umuntu akwigisha kwambara atakwambika. Umuntu akwigisha kurya atakugaburira. Umuntu akwigisha kurongora atagukwerera. None ibyo bintu bigishiramwe amategeko ni idini. Ubundi Yesu Kristo ntabwo amategeko yashizeho. Urabona akazi niyo nyigisho z'abadayimoni ziri muri Timoteyo ya mbere igice cya 4. Avuga ngo mu minsi y'imperuka, no Timoteyo ndakubwira idini uko rimeze. Timoteyo ya mbere igice cya 4 umurongo wa mbere, ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushe, babuza kurongorana,
baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko iby'Imana yaremwe byose ari byiza, ntiharimo ico gutabwa iyo cakiranywe ishimwe, kuko cezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Hano baravuga ngo ikikurambira idini, bashiraho itegeko kugira ngo ube pasiteri ugomba kuba utararongoye, ihindutse idini, kuko kuba pasiteri ni umuhamagaro. Uwo muhamagaro ushobora kuza ku muntu utararongoye gukaza no kuwarongoye, ariko iyo ushizeho itegeko amabwiriza ngo kugira ngo ube pasiteri hano ni uko utarongora nk'itorero ry'abagatulika, kugira ngo ube pasiteri ni uko waba ufite umugore nk'abaporoso. Iyo hagiye hayo mabwiriza y'amategeko ntaho bihure n'umuhamagaro w'Imana, waba pasiteri ufite umugore cyangwa utagira umugore, ariko biterwa ahubwo n'umuhamagaro uri mu mutima wawe. Nose aho ikibazo kirahungana none niba Yesu yaravuze ngo abantu nyine bamukurikiye bagera ikirenge muki, harimo kubatizwa mu mazi menshi n'ibindi bitandukanye, tukaba tuzi ko hari amadini harimo abagatulika, harimo n'abangirikani bamwe na bamwe hari babatizwa ku gahanga. Ubwo se baba bakurikije bageze ikirenge mu cya Yesu, ubwo nta ngaruka byazabageraho? Ndi kuvuga ngo kugera ikirenge mu cya Yesu ni ingenzi, ariko noneho Yesu yemeye umwambuzi wihanye ku musaraba atabatijwe. Bigaragara ko icyo Yesu atemera ni ukugira umugozi uboha, kuko Yesu yaduhamagariye umudendezo. Hari sirikonsanze ishobora kuba ukaja mu ijuru utarabatijwe, igihe habaye intambara, wari umaze kwemera ijambo ry'Imana, wari umaze kumenya ukuri, mukiruka uri umukristo cyane. Noneho rero umuhamagaro w'Imana ntabwo ushiraho amategeko, kuko Imana ari ishaka abantu. Paulo yarabivuze hano mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo waho wa 6 n'uwa 7, aravuga ngo nakwifuza ko umuntu wese agiriwe mugore, ngo ariko kubwo kwirinda gusamba nakwifuza ko buri wese aba nkanje. Niko avuga. Abakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo waho nuwa dutangiriye ku murongo waho wa 6 hano wa 5 ntimuki 6 umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we aho gutwarwa n'umugabo we, kandi n'umugore nawe nuko ntatwara umubiri we aho gutwarwa n'umugabo we. Ku murongo wa 6 ariko ibyo mbivuze ku bwanje si amategeko mbategeka, sintegeka, kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanje, ariko umuntu wese afite impano n'Imana, umwe ukwe undi ukwe, uko wese agira impano ye. Nakwifuza ko abantu bose bamera nkanje. Hariya noneho rero hano ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore, ariko kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe. Bisobanura ngo uwashobora kwirinda yakora umurimo w'Imana, ariko niba utashobora kwirinda rongora kugira ngo utabinsambanye. Ni ukuvuga ngo kutarongora hano yarabivuze 38 aravuga ngo nuko rero kubw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza kubw'umurimo w'Imana. Nuvuga ngo iyo warongoye ugira ibindi uhuzemo kugira ngo unezeze uwo mwashakanye. Byanditswe ku murongo wa 32. Uwarongoye yita kuwo bashakanye akabura umwanya wo gukora umurimo w'Imana, n'uwarongoye nuko yita kuwa mushatse kugira ngo amunezeze akabura umwanya wo gukora umurimo w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo urongoye nawe nta cahakoze, ariko utarongoye nawe nta cahakoze kubw'umurimo w'Imana. Bisobanura ngo ku Mana nuwahamagawe ni ukora, si uwarongoye cyangwa se utararongoye. Aha rero abantu barabyicara bavuga ngo ugomba kurongora ngo ube pasiteri. Oya, ugomba guhamagarwa ngo ube pasitoro. Nese pasiteri, ubwo reka tuvugishe ukuri, niba ari uko bimeze ubwo amadini ntiyaba hari zaba ari nk'inyigisho z'ibinyoma ashyiraho. Ijambo ry'Imana avuga ngo bansengera ubusa kuko amategeko yabo ari inyigisho z'abantu, n'ibihimbana abantu baremekanya bamwe bafitemo inyungu. Ubwo rero niba ari ibyo muri iki gihe nta bakristo bagera, ahubwo hari amadini atandukanye, abantu bigira idini. Kandi Yesu yaraje, Yesu amaze kuza ntaho ryari rikwiye kwitwa idini, ryari rikwiye kwitwa ubugingo. None kuko ari itorero, twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo, kandi Kristo ni umutwe w'itorero, kandi buri wese ni urugingo rwa mugenzi we.
ubwo ni ukuvuga ngo kuko Kristo ari we mutwe w'itorero, kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo kwizera kutaraza twabohaga dutsindishirizwa n'amategeko dutegereje kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza hano mu Bagalatiya ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Hano haravuga mu Bagalatiya ibice ni Abagalatiya ibice bitatu, wala ni bitatu. Aravuga ngo icyakora uko kwizera kutaraza twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Bisobanura ngo Yesu Kristo amaze kuza ni muri we, ni ukuvuga ngo umubiri twese turi ingingo z'umubiri we. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ibyo byose by'amategeko byari igicucu cy'ibyari bigiye kuzaba, ariko umubiri wose uhora muri Yesu Kristo. Yesu Kristo kuko ari we mutwe w'itorero, nta mategeko adusaba. Uja kugaburo rimwe mu mwaka Imana iramwemera. Uja kugaburo buri rimwe mu kwezi iramwemera. Uja kugaburo buri munsi Imana iramwemera. Yesu gusa yaravuze ngo bibe urwibutso kubw'urukundo rwe n'urupfu rwe, kandi bitwibutse ko tuzabana nawe igihe kimwe tugasangira mu bwami bwe. Nicyo byashaka gushushanya, ariko Imana ntireba umubare ugenwe n'amategeko y'abantu. Noneho rero umuntu akwigisha kwambara atakwambika, ni idini. Umuntu akwigisha kurya atakugaburira, ni idini. Umuntu akwigisha kurongora atagukwerera, ibyo ni idini. Pastor, ariko banze dutandukanyiriza iki kintu. Abantu bapfuye mbere yuko mbere ya Yesu, ariko batarigeze bemera Imana, nyine bo wenda bagendera mu myumvire yabo ya kera y'Imana. Hano birahari mu Baroma. Noneho hakaba n'abandi bantu muri iki gihe n'aka kanya ubuturi wenda bapfa ariko batarigeze bemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko wenda barakoze neza, reka mbyite gutyo. Abo bantu bapfa b'iki gihe batakoze neza, nako bakoze neza ariko batigeze bemera Yesu, kuko ijambo ry'Imana riba rivuga ngo Yesu niwe uzatuma wenda tujya mu ijuru, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abo bantu ni beza, Imana irabashima, ariko banze inzira ntaho banyura. Suko Imana nta muntu yanga. Babaye batari bakabwirijwe ubutumwa bwiza se, batari bakabwirijwe ubutumwa bwiza. Hano ijambo ry'Imana rirahari mu Baroma igice cya 2. Abaroma igice cya 2 umurongo waho, Yesu amaze kuza abamubwiwe ntibamwemere, abo bafite urubanza. Ariko hano mu Baroma ibice 2 umurongo wa 12, abakoze ibyaha bose bataza amategeko n'imbere ya Mose bazarimbuka badahowe amategeko, ko sabwa ari bo baratari yabaha. Kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Uwavutse mu gihe cya Mose amategeko harakayanga afite ikibazo. Ahangaha rero kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani nibo uri kuvugaho badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ukamya n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Kandi ndi nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu witeka muri Yesu Kristo ku byahishwe byayo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ni ukuvuga ngo ibyiza Imana muri Yesu Kristo yanditse amategeko mu bwenge bwacu, yashira mu mitima yacu, ku buryo umuntu azi ko kwiba ari bibi atari yumva ubutumwa bwiza. Umuntu azi ko gusambana ari bibi atari yumva ubutumwa bwiza. None itegeko ryanditswe muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 12 bavuga ngo icyo utifuza ko bagukorera nawe ntukabagikorera undi, ni itegeko rya bose. Si rya bose. Umupagani azi ko kwimana ari bibi, abimenya ryari iyo bamwimye. Ariko na mbere ya Kristo nuko byari bimeze. Mbere ya Kristo hari amategeko.
hari abantu batazi amategeko. abo batazi amategeko ni ababayeho mbere y'ayo mategeko, ariko hari ababayeho mu gihe cy'amategeko barayanga, abo bazacirwaho iteka ryayo. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu abantu b'iki gihe batemera Yesu ariko bakora neza, bakora neza ariko batemera Yesu, wenda kubw'impamvu runaka ntazi, akavuga ati njyewe nzakora neza nigendere, sinzigera wenda njya mu gusoma Bibiliya no kugira indi myizerere, nzemera Imana, sibyo, nkore neza nkiranuka. Ibyo rero byashoboka kuko ntabwo ari twe twishoboza, ni Imana idushoboza. Rero igushoboza muri Yesu Kristo. Icyo gihe rero ntawashobora gukora ibyiza byuzuye udafite Yesu, kuko Yesu niwe ushoboza abantu. Ubwo iryo jambo leta riciraho abasilamu bose iteka, baciraho iteka, ntabwo ari bose kuko baracariho na Yesu aracabwirizwa. Oya, ndavuga nyine ubwo abasilamu bose imirimo myiza wakora yose ugapfura umusilamu, yego, ntago wajya mu ijuru. Kereka ukiriho ashobora kurokoka yemeye Yesu nyuma. Ariko wanze inzira n'ubugingo ntaho kunyura afite. Uwanze inzira ntaho kunyura afite. Uwanga Yesu mu gihe cy'ubutumwa bwiza nta nzira, nta bugingo. Kandi rero ntabwo twabasha gukora ibyiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dutsindishirizwa n'ubuntu ibiduhereye ubusa ko gucungwa konoga muri Yesu Kristo. Hari avuga ngo gushorera imizi muri we kuba turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Yesu Kristo akaba ari umutwe w'itorero, ni ukuvuga ngo umbwirijwe ubutumwa bwiza akabwanga nta bugingo afite. Nta bugingo afite kuko yibujije inzira n'ukuri n'ubugingo, nta bugingo. Ariko Imana ntimwanga. Ukiriho rero akaba atemera Yesu aracafite amahirwe. Imana nayo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitinze isezerano ryayo, nkuko bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo ngo dutegereza yihanganye, idashaka ko hagira n'umwe warimbuka, ahubwo ko abantu bose bakizwa. Abatemera Yesu none rero bashobora kuzamwemera ejo, ariko Yesu niwe nzira. Ariko icyo navugaga nyine ubwo abapfuye batamwemera kubwo kumuhakana, yego, ubwo bose bahita bacibwaho iteka, ya mirimo yabo yose baciriweho iteka ko nto dutsindishirizwa n'imirimo. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kutaraza twari tuboheye gutwarwa na wa mushorera amategeko, ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera, ahubwo dutsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Rero Imana itanga Yesu Kristo yavuze ngo ukugira ngo uwizera wese atarimbuka, niko ijambo ry'Imana riha. Uwizera wese atarimbuka, ntari watuye menshi, ntari wafashije abantu benshi, ntari wakoze ibintu byinshi mu itorero, ahubwo ni uwizera wese atarimbuka. Nuvuga ngo ushobora kwizera ntacu uratanga, ukamera nka wa mwambuzi ku musaraba, kuko yizeye ntacu atanze atabatijwe, ariko agatsindishirizwa no kwizera akarokoka. Ubwo rero itorero ntabwo rigengwa n'amategeko, ahubwo itorero ni ubugingo, naho idini ni uruhurirane rw'amategeko. Nizo mpamvu navuze ngo umuntu akwigisha kwambara atakwambika, umuntu akakwigisha kurya atakugaburira. Hano Yesu yaravuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Bansengera ubusa kuko amategeko yabo ari inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Bisobanura ngo hari amabwiriza y'abantu bakurikiza, bakigengesera. Uko kwigengesera nto kwatsindishiriza abantu kandi ntikwabahesha gukiranuka. Nuvuga ngo ushobora kuvuga ngo nzasenga 10 ngo kiranuke, ntibyashoboka. Ubwo no kuvuga nzasoma Bibiliya buri munsi ngo kiranuke, ntibyashoboka. Kuko itorero ari Imana ishaka abantu, kandi abakora nabahamagawe sabubahiriza amategeko. None se ubwo pastor babantu bavuga ngo nubundi niba nzajya mu ijuru Imana irabizi, yego, ubo bo wababwira gute? Oya, ubutumwa bwiza buramamara. Nuvuga ngo uwinangiye ntizere ubutumwa bwiza yumvise ni uzarimbuka, uzabwumva rero akabwizera azakizwa. Akubwo nyine bya nduvuze ngo Imana ishaka abantu mu itorero, yego, none akaba kwemera akaba no kwanga. No kuvugana nababandi ishaka bose siko bemera. Oya, kare Imana irambuye ibiganza, nuvuga ngo umuntu ashobora kuramba ibiganza ashaka guha abantu, ariko abakiriye bakabijana, ariko nshobora kurambura ikiganza ntubishikire. Ubwo narenze ko irambuye ibiganza nyine nababantu bose muri rusange bisanga. Oya, Kristo ni kuri bose kuko ari igitambo citeka, kandi none akaba ari impongano yacu n'abari mu isi bose, ariko abo bantu bose ntibemera iyo mpongano. Ubwo ni ukuvuga noneho rero twahamagariwe umudendezo muri Yesu ku itorero. Ariko mu Bagalati ibice 5:13 ngo bene data mwahamagariwe umudendezo,
ngo ariko ntimugire uwo mudendezo urwitwazo rwo kugendera mu mubiri. Bisobanura ngo itorero ni umudendezo, ntabwo ryongera gukorera imitwaro. Nko kuvuga ngo tuje muri Noheli gusenga ku munsi wa Noheli, ibyo ribaye itegeko, kuko utagiye gusenga kuri Noheli ugasenga ikindi gihe wakumvirwa. Ariko hari abashobora kuvuga ngo ntiwakumvirwa. Bamwe basenga ku isabato ngo udasenga ku isabato ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Udasenga ku cyumweru ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Mu Baroma rero ho haravuga kuko ari umudendezo, ibice 12 umurongo wa 5 haravuga ngo umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe akawurutisha iyindi. Nta kibazo Imana igenzura ibyo yakozemo niba binejeje, undi agafata iminsi yose akayihwanya. Icyo Imana ireba ni ibyiza wakoze mu munsi, ntabwo ari izina ry'umunsi. Uvuga ngo wakoze neza ku wa mbere arakizwa, kandi Imana iramwumvira. N'uwasenze ku wa kabiri Imana iramwumvira, n'uwasenze ku cyumweru Imana iramwumvira. Ariko yabaye iteye uvuga ngo Imana yumva base. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.